Bene data bakundwa, tugiye gukomeza icyigisho cyacu cyo kuvuka ubwa kabiri. Ariko mbere na mbere reka mbanze mbibwire. Ni Evangeliste Theoneste Rutikanga, umuhamagaro wanjye ku banyumvise bwa mbere ni ukubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo wabambwe, agapfa ariko akazuka ku munsi wa gatatu, akazukira kugira ngo umwizeye ahabwe ubugingo buhoraho buri muri we, nk'uko tubisoma muri Yohana 3:16 hatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Simbwiriza idini habe namba, ahubwo mbwiriza ko Yesu Kristo ari we wenyine ubasha guhindura ubuzima bubi bw'umwana w'umuntu bukaba bushya muri we. Ubu butumwa rero ndagira ngo nshuti zanjye mbabwire ko ntibukundwa n'abantu benshi cyane, kuko usanga abantu babwangira ko bubasaba kuva muri komforo y'icyaha cyangwa se kuva mu buryohe bw'icyaha, ahubwo ugasanga abantu bifuza ubabwira ibijyanye n'irari bafite, mbese ubabwira ubutumwa bubaha ihumure ryo kwigumira muri icyo cyaha nababwiraga. Urugero, umuntu akishimira kubwirwa kujya mu rusengero akemera, ariko akaguma akikorera ibyaha, ni ukuvuga ntahinduke. Noneho akibwira ko kujya ku rusengero buri cyumweru bimugize umukristo nyawe, ariko reka da, ibyo ntabwo ariko bimeze, siko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko wowe mwene data, wowe unkurikiye uwo uri we wese, ndakwinginze, niba utarakira Yesu uyu munsi niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima. Imana itugirire neza, reka dusenge Imana. Uwiteka ihoraho, Imana ihoraho, Imana isumba byose, Imana yaremye ijuru n'isi ukarema ibiboneka n'ibitaboneka, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, ndagushimye ndaguhimbaje ngo uhaye icyubahiro uyu mwanya tugezemo. Utwemerere uyobore gahunda zose, ufate ubutware n'ubuyobozi bwose, kugira ngo mwami ijambo tugiye kumva aba ari wowe uryibwirira ubwoko bwawe. Njyewe uri kuvuga mbure haboneke wowe, njyewe ndi kuvuga singaragare ahubwo hamamare wowe Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, wowe wacunguye abana b'abantu igihe bari ku musaraba i Golgotha. Icyubahiro rero ni icyawe iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbyambaje nizeye, amen. Haleluya. Kuvuka ubwa kabiri, igice cya gatatu. Mwibuke ikintu gikomeye cyane twabonye mu gice cya mbere ndetse n'icya kabiri, twagiye tubigarukaho. Kuvuka ubwa kabiri ni igitangaza Imana yonyine ikorera umuntu. Kugira ngo ubashe kumva rero neza igice cya gatatu cy'ubu butumwa, ni byiza ko wabanza ukumva ibice bibiri bya mbere bibanza. Abatabizi muzabisanga kuri Affranchissement TV, ni chaîne yacu y'ivugabutumwa bwiza kuri YouTube dukoreraho. Muzabona ahanditse titre ivuga ngo kutavuka ubwa kabiri byakubuza ijuru. Kandi ndabinginze ubu butumwa mujye mubusangiza abantu benshi kugira ngo nabo babwumve bihane, bavuka ubwa kabiri bazabona ijuru. Amen. Reka rero dutangire igice cya gatatu. Kuvuka ubwa kabiri, igice cya gatatu ndagira ngo babwire ko kigabanijemo A na B. A rero ni iki? A iratubwira ngo kuvuka ubwa kabiri binyura muri Kristo Yesu. Naho B turaza kubona iby'abahamya batatu cyangwa se abagabo batatu babonekera umuntu umaze kuvuka ubwa kabiri. Twabonye kandi uko ijambo ry'Imana n'umwuka byuzuzanya. Ubwirizwa ijambo ry'Imana, umwuka wera akaza kukwemeza ko iryo jambo ari ukuri, ku buryo umwuka wawe ubwawe Imana yaguhaye abisobanukirwa. Uhishurirwa neza iby'iryo jambo rikubwiye. Ihishurirwa rero ugira nibyo twita revelation. Rikubwira Kristo uwo ari we.
nk'uko yabyivugiye ubwe igihe yavugaga umwirondoro we cyangwa se igihe yavugaga uwo ari we. Ibyo tubisoma muri Yohana ibice 14 umurongo wa 6, aho Yesu yagize ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Aha umwuka akakubwira atsindagira ko inzira ijya mu ijuru itanyura ku wundi uwo ari we wese. Oya, iyo nzira ntabwo ica kuri Mariya nk'uko benshi babyibwira, iyo nzira ntabwo ica kuri Mohamed nk'uko benshi babyibwira, iyo nzira ntabwo ica kuri Branham cyangwa Morumo cyangwa Ryangombe cyangwa se n'abandi bantu b'ibirangirire bagiye babaho bamara gupfa bagahindukira abandi ibigirwamana. Oya da. Itandukaniro ni irihe? Itandukaniro ni uko abo bantu bandi bose maze kuvuga barapfuye bahera ikuzimu, kwamamara kwabo kuribagirana. Ariko ndagira ngo mbabwire, Yesu Kristo yaramamaye akiriho, arapfa, nyuma y'iminsi 3 amaze kuzuka arakomeza aramamara, na bugingo n'ubu Yesu Kristo aramamara, kandi ndagira ngo mbahumurize azahora yamamara iteka ryose kuko ingoma ye ntabwo izahanguka. Amen. Ngiyo rero impamvu mbwiriza Kristo ntajya mbwiriza idini, kuko iyo Kristo ataza kuzuka ubu nta jambo tuba dufite ryo kuvuga. Oya, ariko Imana ishimwe ko byagenze gutyo kandi ko ariko bizahora, kuko ingoma ye izahoraho ubuziraherezo. Niyo mpamvu abatarabona iyo revelation nari maze kubabwira cyangwa iryo hishurirwa, iyo ubabajije utese wavutse ubwa kabiri, usanga basubiza ibisubizo bidafite aho bihuriye n'ukuri. Bakavuga bati, yego navutse ubwa kabiri kuko mfite ikarita y'ubunyamuryango bw'itorero nsengeramo. Undi akakubwira ati, yego navutse ubwa kabiri kuko nabatijwe mu mazi menshi. Undi ndetse wakavuga ati, nge navutse ubwa kabiri kuko nabatijwe ku gahanga, ndetse nkaba ndi no muri korali. Horala. Undi nawe akavuga ati, navutse ubwa kabiri dore n'ikimenyimenyi nkorana umurimo na pasiteri wanjye hamwe ndetse n'abadiyakoni mu itorero ryacu. Urumva rero ko rwose ntabwo nabikora ntaravutse ubwa kabiri. Ntibyatangaza ndetse hagize uvuga ati, yego rwose navutse ubwa kabiri kuko nsengera mu cyumba gikorera ku isi yose kinini kiyoborwa na pasiteri uzwi cyane ukomeye wabaye ikirangirire ku isi yose, ndetse muri icyo cyumba twigishwa n'abantu bazi ubutumwa bwiza. Rero kuba nsengera muri icyo cyumba ubwabyo urumva ko navutse ubwa kabiri. Imana ibabarira abantu, Imana tugenderere twese kugira ngo turusheho gusobanukirwa no kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo, inshuti zanjye. Kuko abasubiza batya bose ijambo ry'Imana ririmo kubabwira riti, ibyo si ukuvuka ubwa kabiri, ahubwo ni ukuba umunyedini, ndetse ni ukugendera mu kigare utazi yuva n'iyo ujya, udafite icyerekezo cy'ubugingo. Mu yandi magambo, usanga mu matorero menshi ndetse no mu byumba byinshi ubu bigezweho kuri WhatsApp, Zoom, Google Meet, za GT Meet n'ibindi, hari na za Google Team, huzuyeho abigize abanyamwuka nyamara batarigeze babigirwa n'Imana, ahubwo babigizwe n'inyigisho zuzuye ibinyoma bya Satani. Dusenge Imana cyane kandi duhumuke. Imana itugirire neza. Bene data, ibintu byinshi nagiye mbona mu matorero atandukanye, ngenda mbibona no mu byumba by'amasengesho, ugasanga nk'umuntu w'umuyobozi azi ko umuntu runaka adakijijwe cyangwa afite inyigisho z'ubuyobe, aho kumubwiriza ngo akizwe neza, ugasanga ahubwo baratangira kumusuhuza bamwita mwene data, mushiki wacu, ndetse bakamuha n'inshingano responsabilité, kugira ngo atabacika kuko bafite icyo bamushakaho, cyangwa se batinya kumubwira ukuri bibaza ko ariko kumukunda. Ariko kugira ngo uwo muntu abe mwene data cyangwa mushiki wacu muri Kristo, ntabwo twabifaburikisha amagambo meza tumwita ngo ni uwacu. Oya, twibwira ngo ahari bizatuma abona ko tumukunda maze akizwe. Reka da. Ndagira ngo mbasubiriremo, kuvuka ubwa kabiri ni igitangaza gikorwa n'Imana yonyine mu mutima w'umwana w'umuntu. Umva mwene data unkurikiye, niba uzi ko uwo muntu adakijijwe, uramwitira iki mwene data koko?
mwereke urukundo, umubwirize kuvuka ubwa kabiri, nk'uko Yohana akomeza avuga ibyo kuvuka ubwa kabiri. Ngira ngo turebe tubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13, haranditse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo bwira uwo muntu Yesu Kristo wamupfiriye akazuka, noneho umubwire amwemere, amwizere, yizere izina rye, maze yihane ibyaha bye byose, maze Kristo amuhe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana ni ukuvuga ni ubushobozi bwo kubyarwa n'Imana. Yesu rero niwe ukora icyo gitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri, cyo kubyarwa n'Imana, niwe wenyine ugikora. Mu yandi magambo, kuvuka ubwa kabiri binyura muri Yesu Kristo, kuko niwe jambo ry'Imana. Nk'uko tubisoma muri iki gice cya mbere cya Yohana, nyine hano twasomaga mu gice cye cya mbere umurongo wa mbere, haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo, ijambo ry'Imana. Jambo uwo yahoranye n'Imana, ni ukuvuga ngo iryo jambo ryahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana, kandi iryo jambo ni Yesu Kristo nyine. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ukaba wambaza rero uti none se Theoneste, hirya yo guhabwa ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana bihagararira aho ngaho? Nagusubiza nti oya. Nyuma hirya y'aho ngaho rero haza ibyo Pawulo yandikiye Abaroma mu bice 8 umurongo wa 14, ahavuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Bisobanura ko umwuka araza agashimangira muri wowe iryo sano ugiranye n'Imana ikubyaye, akakuremera, umwuka wera akakuremera ubumwe buhoraho hagati yawe na Yesu, cyangwa se hagati yawe n'Imana, bityo ukabaho mu mibereho mishya, nk'uko tubisoma mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17, handitse ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Nyuma y'ibyo noneho umaze kubwiriza uwo muntu ubwo butumwa, ubwo bwose maze kuvuga, icyo gihe noneho ushobora kumwita mwene so, ushobora kumwita mushiki wawe, kuko aramutse yemeye ubu butumwa arabyarwa n'Imana. Icyo gihe rero wamwita mwene so kuko muba mufitanye isano ryo kubyarwa n'Imana imwe, bityo ukaba uzi neza ko muri kujyana mu ijuru, ari mwene so muri kujyana mu ijuru, ari mushiki wawe muri kujyana mu ijuru. Impamvu tugomba kuvuga ibyo bintu ni ukugira ngo dusohoze ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Ezekiel ibice 3 umurongo wa 18 n'uwa 19 ngo nimbwira umunyabyaha ntigupfa kuzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi, ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Umva uko Imana itubwira. Ikongera Imana ikatubwira ngo ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Imana idusange twese kandi Mwuka Wera dusobanurire. Rero nagira ngo mbabwire mwebwe mwese munkurikiye, kuvuka ubwa kabiri no kurerwa ngo umuntu akure mu gakiza biratandukanye. Ntabwo kuvuka ubwa kabiri ari processus, oya, ntabwo ari ibintu bigenda bikorwa gahoro mu buzima, oya. Kuvuka ubwa kabiri ni ukuvuga ngo ubu tuvugana waravutse cyangwa ntiwavutse. Ntabwo twaganira uyu munsi ngo umbwire ngo ndimo ndagerageza kuvuka ubwa kabiri, okay, hanyuma ngo nitwongera guhura nyuma y'amezi 6 umbwire ngo ndacyagerageza kuvuka ubwa kabiri. Ariko ubwo uri imagine, can you imagine? Uribaza umubyeyi wajya kubise akamara amezi 6 atarabyara? Abadamu muri kunkurikira muri iki kiganiro mwe murabyumva kundusha, nta mubyeyi wamara amezi 6 kubise atarabyara. N'Imana yacu ntabwo ari uko ibyara. Iyo ije kugukorera igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri iragikora, ukavuka, wamara kuvuka noneho igatangira ikakurera.
ndagira ngo mwibuke abanyarwanda bajya bita abana babo ngo Harerimana. Sinzi niba iryo zina ribaho mu Kirundi, ariko ndatekereza ko ribaho. Ariko umuntu udakijijwe, nimutekereze niba umuntu udakijijwe, umunyarwanda cyangwa umurundi, abyara umwana akamwita Harerimana, akizera ko Imana ariyo izamurera. None si Imana yacu ntizarushaho kurera cyane, ndetse abanyamwuka yibyariye koko? Icyampa mugakurikira mukumva neza. Imana izakurera, Imana irakubyara ikakurera, ikaguha agakiza kuzuye, ikakugeza ku kigero gishyitse, yarangiza ikagukoresha, ikagutuma. Bene data, namwe bantu mwese muri kunkurikira, nimwirinde gushaka gukorera Imana mutaravuka ubwa kabiri, kuko muzaba mutaye igihe cyanyu, kandi nyamara ku munsi w'urubanza murimbuke. Banza ukizwe, uvuka ubwa kabiri. Emera Yesu Kristo, wizera izina rye, hanyuma aguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, cyangwa se bwo kuvuka ubwa kabiri, nicyo bivuga. Hanyuma ubone wakorera Imana, uzi neza kuri gukorera ibihembo bizahoraho iteka. Imana idusange twese, kandi Imana idufashe. Hari ikintu gikomeye ngira ngo mbabwire: uvuka rimwe azapfa gatatu. Urupfu rwo mu mwuka, urupfu rw'umubiri, noneho n'urupfu rw'igehinomu. Tukuvuga ngo umuntu wese uvuka kuri papa na mama avukana kamere ya Adamu wa mbere utarumviye Imana, noneho akazanira abamukomokaho bose kuvukana kamere y'icyaha, ce qu'on appelle en français la nature pécheresse. Iyo kamere rero izana urupfu. Nukuvuga ngo uvutse rimwe kuri papa na mama, icyambere kuko utizeye Yesu Kristo, Imana ikubona nk'intumbi imbere yayo, uba warapfuye mu buryo bw'umwuka. Imbere y'Imana uragenda ubaho uravuga, ariko imbere yayo wapfuye uhagaze. Noneho igihe kizagera uve no mu mubiri nyine, kuko umuntu wese keretse uzageza ku gihe cyo kuzamurwa Yesu aje. Ariko ubundi umuntu wese apfa urupfu rwo mu mubiri, urwo ngurwo uzarupfa. Ariko noneho uzazukira no kongera gupfa urundi rupfu rwe ku gehinomu, mu muriro utazima. Naho uvuka ubwa kabiri, wemeye akemera Yesu Kristo, akizera izina rye, agahabwa ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, uwo nguwo swata azapfa rimwe gusa, ubundi azukire kubona ubugingo buhoraho, cyangwa se Yesu azaza akiriho azamurwe, kandi nyuma noneho abeho iteka mu bwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Ni byiza rero ngo shaka kuvuka ubwa kabiri. Gerageza usenga Imana, ushakane umwete Imana yawe, maze uvuke ubwa kabiri, kugira ngo wirinde ziriya mpfu zigutegereje. Imana isange buri wese muri twebwe. Haleluya. Kuko ubundi umuntu nyine uvutse ubwa kabiri ababyawe n'ijambo ry'Imana n'umwuka, ari byo twita kubyarwa n'Imana. Uwo rero avukana kamere y'Imana. Noneho akaba nyine abaye umwana w'Imana, aba yizeye Adamu wa kabiri ari we wa nyuma, Yesu Kristo, wumviye Imana, akazanira abamukomokaho bose kuvukana kamere y'Imana, ce qu'on appelle en français la nature de Dieu. Iyo kamere rero izana ubugingo buhoraho. Niho itandukaniro riri, inshuti zanjye. Imana ibagirire neza mwese. Reka noneho turebe abahamya batatu baguhamiriza ko uvutse ubwa kabiri, ko wavutse ubwa kabiri. Ni ikintu gikomeye nshaka kugira ngo turebe mu gitabo cy'umugenzi, turebe urugendo Mukristo yakoze. Ntabwo ndarusobanura rwose, ariko Mukristo yabaga mu mudugudu w'irimbukiro, noneho aza gusoma igitabo kimubwira ko uwo mudugudu ugiye gushya. Nibwo rero yiyemeje kuwuvamo, nubwo bitari byoroshye, nubwo yahuyemo n'ingorane kugira ngo awuvemo, ariko yafashe icyemezo gikomeye, bene data, awuvamo. Yiyemeza kugenda kuva muri uwo mudugudu, ndetse umugore we n'abana banga kumukurikira. Ariko ari kugenda mu nzira, hari abantu b'abaturanyi be babwiwe n'umugore we ko yagiye, baramukurikira bagira ngo bamugarure. Umwe yitwaga Mudakurwa ku ijambo, undi yitwaga Nyamugirya nino.
bamusanze mu nzira, noneho bamubaza aho agiye n'impamvu ataye umugore n'abana, arabasobanura arababwira ati genda kujya mu rurembo rw'i Siyoni, kandi umwami nyiri urwo rurembo yansezeranije ubugingo buhoraho, kandi niwe warangije kumbwira ko uriya mudugudu twese dutuyemo ugiye gushya ukavanwaho, abarimo bose bagapfa bagashira kuko ari abanyabyaha. Ati niyo mpamvu nafashe icyemezo, madamu wanjye n'abana narabibabwiye inshuro nyinshi banze ko tujyana, nta kundi byagenda. Nibwo bagerageje kumugarura aranga. Noneho ariko arimo asobanura ibyo, uwitwa Nyamugirya Nino waravuga ati nyamara ibi bintu uri kuvuga nibyo, ariko mudakurwa ku ijambo ahita avuga ati umva bye bye, igendere mu rurembo rw'i Siyoni uzibereho, nge ntarwo nkeneye, ahita agenda. Ariko Nyamugirya Nino aravuga ati ngereka tujyane, ndumva ibintu uri kuvuga ari byiza, ndetse aranamwegera avuga ati ongera unsubiriremo ibyo bintu ubinsobanurire neza. Ariko bakigenda bakomeza urugendo baza kugera ahantu bikubita mu isayo ryitwa Gahinda Gasaze. Byarabagoye kuvamo, yewe rirabagora pe, ariko igihe kiragera Nyamugirya Nino wabasha kuvamo, ngo yagiye ahagana ku nkombe avamo. Havuyemo abona mukristo wahoza amubwira iby'ururembo rw'i Siyoni arakigaraguramo byamuyobeye. Nibwo amubwiye atumva reka nkubwire, dore wanshutse ndinze ngwa muri iri sayo rimeze ritya, umbeshya ngo ugiye i Siyoni, umuntu agiye i Siyoni se kogwa mu isayo. Reka rero nkubwire, kuba nakubwiye ngo turajyanye nta soni mfite zo kukubwira ko mbivuyemo, ndigendeye, urwo rurembo rw'i Siyoni uzarubemo wenyine. Nyamugirya Nino aba agamburujwe n'ikigeragezo cyo kugwa muri iryo sayo ryitwa Gahinda Gasaze. Mwene data ndagira ngo wowe unkurikiye wese, waba uri mwene data, waba utaravuka ubwa kabiri ngo nkwite mwene data, ariko ndagira ngo nkubwire, reba mu mutima wawe, uri kwishyira mu ruhe ruhande? Uri mudakurwa ku ijambo, ntabwo ushaka kumva iby'ijambo ry'Imana rikubwira, cyangwa se uri Nyamugirya Nino uremera, ariko wahura n'akantu gatoya ukavuga uti mbivuyemo. Ndagira ngo nkubwire, kurikira Yesu Kristo, kwemera Yesu Kristo ukamwizera akaguha kuvuka ubwa kabiri, ntabwo ari umucezo, ntabwo nkubwiye ngo uzagenda haringaniye gusa, no, ni ikintu gisaba icyemezo gikomeye. Gukurikira Imana cyangwa kwizera Yesu ni ukwemera ko ni urugamba utangiye. Reka rero kuba Nyamugirya Nino. Ariko icyo nagendereye ni iki, nuko mukristo we yarakomeje, yaje gutabarwa avanwa muri iryo sayo rya Gahinda Gasaze, arakomeza. Reka nihute kuko yanyuze muri byinshi, ariko aragenda kuko yarebwiwe ko azagera ku musaraba, kuko kuri uwo musaraba ariho azababarirwa ibyaha bye, ariho azakurwaho ibyaha bye. Yari yikoreye mu buryo bw'umwuka umutwaro w'ibyaha bimuremereye, bimubuza amahoro, bimubuza kuryama no gusinzira, ari nabyo byari bigiye gutuma arimbukira muri uriya mudugudu w'irimbukiro. Abwirwa ko ibyo byaha azabibabarirwa nagera ku musaraba. Aragenda. Muri icyo gitabo cy'umugenzi baratubwira ngo yageze ahantu yitegeye umusaraba, ngo azamukaho gatoya. Akizamukaho gatoya ngo araramya ureba, ageze imbere yawo araramya ureba awitegereza, ngo agiye kumva yumva wa mutwaro w'ibyaha umuhanutse ku mugongo. Yari yarahetamye, ndetse ngo umutwaro uramanuka uragenda ugwa mu mva irangaye, ngo uragenda buheriheri. Bisobanura ngo iyo ugeze ku musaraba wa Yesu Kristo, umusaraba Yesu yabambweho, kuko muri Petero haratubwira ngo uwo musaraba yabambweho, ngo yafashe ibyaha by'abari mu isi bose, ngo abishyira mu mubiri we, arangije abambwa ku giti, abiciraho iteka. Wowe unyumva ukurikire, ibyaha byawe Yesu yabiciriyeho iteka, yabijugunye mu mva irangaye, bigenda buheriheri, nta kibyibuka ukundi. Niwizera gusa biragukurwaho, nk'uko mukristo yarebye umusaraba bikamanuka bikagwa muri iyo mva. Nuko bimeze mukristo, ngo yumva umutwaro umuvuyeho, ahagarara yemye, yari yarahetamye umugongo. Bigaragara ngo ibyaha birahetamisha, ibyaha bihindura umuntu mubi, ibyaha bituma uhabwa iyindi sura. Guheta mu mugongo ni ukuvuga ngo abakubonye bose uri umunyabyaha baravuga ngo dore wa musambanya anyuze ahangaha, abakubonye bakavuga ngo wa mujura anyuze ahangaha, abakubonye bakavuga ngo wa mugome anyuze ahangaha, abakubonye bakavuga ngo yo uriya ni wa munyeshyari, abakubonye bakavuga ngo yebawe ngo uriya ni wa wundi urara muri boîte de nuit, ngo ararabyina, ngo yava mu kubyina bakajya kumusambanya. Umva, iyo sura mbi nibyo twita guhetama. Warahetamye. Mukristo yari yarahetamishijwe umugongo n'ibyaha, nguko guhetama. Ariko amaze
kurarama arebye umusaraba awutumbiriye yizeye yemeye iby'uwo musaraba byawubereye kuri uwo musaraba Yesu yakoreyeho igitambo Yesu yitambyeho ku musaraba igorogota, aratumbira umusaraba yumva arabyizeye muri we, yizera izina rya Kristo, wa mutwaro urahanuka bene data. Haleluya! wa mutwaro urahanuka ugwa mumva irangaye ugenda buheriheri. Noneho ngo asigara ahagaze yemye. Guhagarara wemye ni uguhabwa indi sura. Isura ni iyi. Abantu bari bakuzura umujura bavuga ati wa muntu ubujura yaraburetse asigaye avuga Yesu. Wa muntu ubusambanyi yabuvuyemo asigaye avuga Yesu. Wa muntu ubwirasi yaraburetse, ubugome yaraburetse asigaye agenda avuga Yesu. Wa muntu yabaye umuntu mwiza, yabaye umunyangeso nziza afasha abantu. Ubu turatuje, yaratwibaga ariko ubu ngubu reka da ibintu byacu dushatse twabiraza ku muryango. Ntabwo abinyuraho akigendera kuko uriya muntu yarahindutse pe. Ngiyi sura uhabwa kuko iyo wamazije kubabarirwa ibyaha byawe ku musaraba, uraramyure mu musaraba ukizera, Imana ikwambika indi sura. Ibyo nibyo ngiye kubasobanurira by'abahamya batatu ubonera ku musaraba. Ku musaraba iyo uhageze uhabonera abahamya batatu. Abagabo batatu baza bagusanga bakakubwira iby'Imana ibabwiye kukubwira, bakakubwira. Umva, Mukristo ngo agihagaze imbere y'umusaraba yanagezeho ngo ararira cyane, ngo amarira aramanuka arahongoboka. Ararira kubw'umunezero, amarira y'umunezero bene data, amarira y'umunezero nshuti zanjye, amarira y'umunezero wowe unkurikiye, ngira ngo wumvire ijambo. Akirira agitangazwa n'ibimubayeho, nuko ngo agiye kubona abagabo batatu baje bamusanga baramubwira ngo amahoro abe kuri wowe. Noneho ngo umugabo wa mbere aramubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Nzamwe no kukubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ayo magambo tuyasoma muri Mariko ibice 2 ku murongo wa 5. Haranditse ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Bariya bari bazanye kiriya kirema Yesu yaritegereje, muzasome haruguru gatoya muri biriya bice mbahaye bya Mariko, ngo Yesu arareba abona imbaraga bari gukorana ibyo bintu n'umurava bafite, ibyo twakwita mu gifaransa les efforts et la persévérance. Abona nibyo byerekana kwizera bafitiye imbaraga za Yesu, kuko baravuga ati byanga binoga aramukiza. Nibwo Yesu ngo arebye kwizera kwabo. Haleluya! Nawe Yesu nareba kwizera kwawe arakubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu yarebye kwizera kwa Mukristo, umutwaro w'ibyaha urahanukugwa mu mvirangaye. Nawe uyu munsi wa none unkurikiye, nureba Yesu Kristo ukamwemera ukizera izina rye, umutwaro w'ibyaha byawe urahanuka ukuveho, maze Yesu arakwegera kubwire ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ikugirire neza. Mukristo abona haje undi mugabo wa kabiri. Umugabo wa kabiri araza aramubwira ati ngewe nje kukwambura imyenda y'ubushwambagara nkwambiki indi myenda. Imyenda y'ubushwambagara ni ya sura mbi umuntu ahabwa ari mu byaha nkuko nabibabwiye. Ariko uwo mugabo araza aramubwira ati ngiye kukuvanaho isura mbi nkwambika isura nziza nkuko namaze kubibasobanurira. Ubu ngubu iyo myenda y'ubushwambagara, ibyakurangaga byose by'ibyaha bigukuweho. Aho niho dusoma muri Zakariya ibice 3 umurongo wa 4, haranditse ngo marayika abwira abari bamuri imbere ati ni mu mwambure iyo myenda y'ibizinga, imyenda yanduye y'ubushwambagara. Maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Iyo myambaro myiza ivugwa ni ugukiranuka kwa Kristo. Nuko ngo amwambitse gukiranuka kwe. Yesu Kristo amwambika gukiranuka kwe. Nuko ngo igeze ku musaraba, ikintu cya kabiri Yesu agukorera amaze kukubabarira ibyaha, akwambika gukiranuka kwe. Kuko kwawe ntigushoboka, ukwawe n'ubushwambagara. Gukiranuka k'umwana w'umuntu n'ubushwambagara, gukiranuka k'umwana w'umuntu n'ibizinga. Kuko ugendeye ku gukiranuka kwawe ukiranuka amasogonda make yanduka buri mu cyaha. Ariko iyo wambaye gukiranuka kwa Yesu, Imana ikakureba ikakubonaho gukiranuka kwa Yesu, ikomeza ko kwita umwana wayo. Ngibyo
nibyo twita mu gifaransa l'imputation de la justice de Jésus Christ. Imputation de la justice de Jésus Christ. Haleluya. Imana ikugenderere wowe uri kumva ubutumwa nshuti yanjye. Imana ikugenderere. Haleluya. Yes. Umugabo wa gatatu araza yegera mu Kristo aramubwira ati ngewe nzanywe no kugushyiraho ikimenyetso mu ruhanga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ayo magambo tuyasoma mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 13. Haranditse ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Haleluya. Nukuvuga ngo iyo umaze kubabarirwa ibyaha ukavanwaho ibizingo, ukavanwaho imyenda y'ubushwambagara, ukambikwa gukiranuka kwa Yesu Kristo, ntabwo bihagariraho. Imana iguteraho kashe yayo, loso mu gifaransa, iguteraho ikimenyetso, igushyiramo ikimenyetso. Icyo kimenyetso nicyo Mwuka Wera wa wundi nababwiye. Mwuka Wera uza kukuyobora kugira ngo ugume muri ako gakiza umaze kwakira, kugira ngo ugumane uko kuvuka ubwa kabiri umaze kubona. Ibyo nibyo bita kuvuka ubwa kabiri, nibyo mu Kristo yaboneye ku musaraba Igorogota. Haleluya. Nibyo yaboneye ku musaraba, kubabarirwa ibyaha, kwambikwa gukiranuka kwa Kristo, noneho ukahabwa ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Mwuka Wera akaza gutura muri wowe kugira ngo azajya kuyobora. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Imana igufashe wowe uri kunyumva, kandi nawe wifuze aba bahamya batatu. Ndagira ngo basobanurire iki kintu. Umwuka Wera azanwa n'ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere, azanwa no gutura mu muntu wizeye, kugira ngo mbese amwemeze ko agakiza amaze kwakira ari ak'ukuri, ko kavuye ku Mana. Assurer le salut aux croyants. Kukwemeza ko agakiza wakiriye ari nyakuri, ari koko, kuko gahawe na Yesu Kristo, kuko kuvuka ubwa kabiri ugize. Mwuka Wera aza akakubwira tuvutse ubwa kabiri, kandi ibyo ni ukuri, ntiwongere gushidikanya. Kuko hari abantu bahaguruka wabasengera nyuma kongera batera kadamba barirwa ikise, ndacyari mu byaha, izi ntege nke se zagenda, bityo noneho zikamugumamo. Ariko Umwuka Wera azanwa no kugira ngo akwemeze ko kuvuka ubwa kabiri uhawe, igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri uhawe, igitangaza cyo kubyarwa n'Imana kikubayeho, ni icy'ukuri, bigumemo, ni icy'ukuri. Mwuka Wera agatura muri wowe kugira ngo akomeze kwibutsa ibyo bintu utabivamo. Icya kabiri kizana Umwuka Wera ni ugutura muri wowe umaze kwizera kugira ngo akuyobore, noneho ugume muri ako gakiza. Mu gifaransa tubyita préserver le salut du croyant. Yes. Gibye ibintu bitatu ngabo abahamya batatu umuntu abonera ku musaraba wa Yesu Kristo. Nibyo abo bahamya bakaguhamiriza kuvutsa ubwa kabiri kubera biriya bintu bitatu bakubwiye. Imana itugirire neza. Ndarangije inshuti zanjye, ndarangije iki gice cya gatatu, ariko ndagira ngo nkubwire, niba ukeneye ibi bihamya bitatu, emera ngusengere inshuti yanjye. Niwemera kwihana, niwemera Yesu Kristo ukizera izina rye, araguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, araguha ubushobozi bwo kubyarwa n'Imana. Kuko iyo wemeye Yesu Kristo ukizera izina rye, ni ukuvuga ngo uba wemeye ijambo ry'Imana, kuko Yesu Kristo niwe jambo. Noneho iyo ibyo birangiye, nyine aguha Umwuka Wera uza gukora iriya mirimo ibiri maze kubabwira. Nawe nubyemera, wowe unkurikiye, ndagira ngo nkubwire, Yesu araza kwegera kubwira ati ndakubabariye ibyaha byawe, kandi narangiza ubwe arakwambura imyenda y'ubushwambagara, arakwambura imyenda y'ibizinga, arakwambura gukiranirwa kwawe kose kugukureho, noneho akwambike gukiranuka kwe. Bityo Imana nikubonaho gukiranuka kwa Kristo kuzanwa n'amaraso ye, amaraso ya Kristo yamennye ku musaraba Igorogota. Imana izahura ikubona kuri umwana wayo, kuko wahawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Imana ikugirire neza. Noneho bityo usigara uyoborwa n'Umwuka Wera mu buzima bwawe bwose, kuko ijambo ry'Imana niko rivuga. Nabibabwiye mu Baroma 8 umurongo wa 14 ngo abayoborwa n'Imana, abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Imana ikugirire neza nshuti yanjye. Ndagira ngo nkubwire, niba wemeye kwemera
ubu butumwa maze kukubwira, reka ngusengere Imana. Niba wowe ubyemeye, subiramo aya magambo, vuga uti: Mwami Yesu, nari naragiye mu madini menshi, nasengeye mu byumba byinshi, ariko nari ntarasobanukirwa neza kuvuka ubwa kabiri, ndetse ubu nibwo sobanukiwe n'abahamya batatu mpurira nabo ku musaraba. Iyo ngeze ku musaraba nkemera ibyo wawukoreyeho, ko wikoreye ibyaha byanjye muri ukabiciraho iteka, kandi ko wapfuye ukazukira kugira ngo ninkwizera mbone ubugingo buhoraho, mbe icyaremwe gishya muri wowe. None Yesu, ndabyemeye byose, nkusabye imbabazi z'ibyaha byanjye, kandi ndagushimiye ko umbabariye. Ndagushimiye ko umvanyeho imyenda y'ubushwambagara nari nambaye, ni ukuvuga ibizinga bizanwa no gukiranuka kwanjye gupfuye kutari kuzima. Ndagushimiye ndetse ko umpaye umwuka wera, aricyo kimenyetso cy'uko ndi umwana wawe. Ndagushimiye kandi kunyanditse mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze cyane Mwami Yesu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye rwose mbivanye ku mutima, kandi ndagusaba ngo Mwuka warakomeza nyobore, kuzarinda ngeze mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Haleluya. Wowe uvuze iri sengesho wizere gusa ko bibaye, ko aba bahamya batatu, kandi nureba neza urasanga aba bahamya ni umuntu umwe ukugendera, ni Yesu Kristo, kuko niwe ukubabarira, niwe ukuvanaho imyenda y'ubushwambagara, kandi niwe ugushyiramo ikimenyetso. Ariko akwigaragariza mu bahamya batatu kugira ngo akwereke ibintu bitatu by'ingenzi aguhaye biguhamiriza kuvutsa ubwa kabiri, kubaye umwana w'Imana. Imana ibagirire neza mwese mwumvaga ubu butumwa. Imana ibafashe. Ndabararikira igice cya 4 gisigaye kiza cyane tuzarangirizaho cy'ubu butumwa bwo kuvuka ubwa kabiri. Imana ibagirire neza, kandi Imana ikomeze kugendera buri umwe muri mwese, kugira ngo umuntu wese ubu butumwa bugiraho bumuvana naho bumugeza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.